Dukomeze tumanuke tugere kuri metero 20. Aha ni ku marembo y'ikuzimu, ubu neza neza turinganiye na Catacombs Paris, ahashyinguye imirambo igera kuri miliyoni 6 yegeranye umwe ku wundi. Twari twarabasezeranije ko iyi nkuru nayo tuzayivugaho kandi mwagiye mubitwibutsa kenshi. Umunsi wayo wageze, icyo usabwa ni ukugumana natwe. Reka mbanze ngusuhuze kandi ngo ikaze ku ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere uhageze, ntiwibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Umurwa mukuru w'Ubufaransa Paris bakunze kuwita umujyi w'urumuri kubera ubwiza bwawo, ariko cyane cyane kubera ko uri mu mijyi ya mbere yatangiye gucanirwa n'amashanyarazi, bityo ubwiza bwawo akabugaragaza no mu gihe cya nijoro. Ni umujyi kandi bita umugeni w'imijyi y'isi. Uyu mugeni wacu ariko mu myenda myiza n'imitako y'umugeni yambariye ku biteye ubwoba, ari byo tugiye kuvugaho. Catacombes de Paris. Ibyo tuvuga hano ni ibigaragara mu nyandiko ziriho, ntaho turi buze kuvuga ibitekerezo byacu tugamize kunenga cyangwa gushimangira bimwe. Catacombs of Paris ni tunnel nini iri munsi y'ubutaka ishyinguyemo imibiri y'abantu benshi bapfuye mu myaka myinshi yashize. Ubu hakaba harabaye ahantu nyaburanga hasurwa n'abakerarugendo benshi buri mwaka. Paris ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 2, nyamara ariko munsi yawo ifite abarenga miliyoni 6 bashyinguye ahantu hamwe begeranye. Aho ngaho nahahoze hacukurwa amabuye yo kubakisha inyubako z'umujyi wa Paris, akaza gutabwa ariko nyuma akaza guhindurwa irimbi rinini, ubu rinasurwa n'abantu benshi nk'ahantu nyaburanga, ariko bigakorwa n'abafite imitima ikomeye. Nk'uko twabivuze, aha hantu hahoze hacukurwa amabuye yo kubakisha mu myaka ya kera. Mu kinyejana cya 18, aha hantu nibwo hatangiye kwimurirwa imibiri y'abantu bari barashyinguwe mu marimbi y'umujyi wa Paris. Mu myaka y'igihumbi na za 700, amarimbi y'i Paris yatangiye kuzura abantu babura aho bashyingura ababo bitabye Imana. Niyo mpamvu batangiye gutaburura imva zishaje cyane, bagakuramo ibisigazwa by'imibiri y'abari bashyinguyemo bakabisimbuza abapfu bashyashya. Byari ibintu bibi bakoreraga abasekuruza n'abakurambere babo, ariko nanone babaga babitewe no kubura uko bagira. Amarimbi yagiye yegera hafi y'uduce dutuwe n'abantu, bya bisigazwa batabururaga mu mva zishaje bitangira kujya bibanukira. Abantu batangira gutera amahane basaba ko ubutegetsi bwagira icyo bukora, uwo munuko ukagabanuka, ndetse no guturana n'abatakiri mu isi y'abazima byari bibabangamiye. Batangiye no kurwara indwara hanini zisa n'izishingiye ku mwanda waturukaga mu marimbi. Abaturage barushaho kurekarama no gutera hejuru ngo bakizwe ibibazo baterwaga n'amarimbi. Mu mwaka w'1763, Louis wa 15 wari umwami w'Ubufaransa yatanze itegeko ryo guhagarika burundu gushyingura mu mujyi wa Paris, amarimbi yose agafungwa. Kiliziya Gatolika yabangamiye cyane iri tegeko ry'umwami Louis wa 15, abantu bakomeza gushyingura mu marimbi ya Paris kugeza mu mwaka w'1780. Muri uyu mwaka haguye imvura nyinshi y'itumba, maze haba imyuzure, isuri itembana bya bisigazwa by'imibiri itabururwa, ikwirakwiza hirya no hino mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo, mu mirima no mu mazu y'abaturage. Aha ngaha nibwo ubutegetsi bwafashe icyemezo cyo gukemura burundu ikibazo cy'amarimbi mu mujyi wa Paris. Mu mwaka w'1786 hafashwe icyemezo cy'uko imibiri yose igomba kwimurirwa muri bya birombe byahoze bicukurwamo amabuye yo kubakisha, bihita binatangira. Imibiri yo mu irimbi rinini rya Paris byasabiye imyaka 2 yose ngo ibe imaze kwimurirwa mu irimbi rishya ryo munsi y'ubutaka ahahoze hacukurwa amabuye yubakishwa. Ubu niho turi kwita Catacombs of Paris. Ijambo Catacombes n'ubundi bisobanura imva zo munsi y'ubutaka. Nk'uko twabyumvishe, izi ziherereye muri metero 20 z'ubujyakuzimu. Mu myaka yakurikiyeho bakomeje kugenda bahimurira indi mirambo n'imibiri yo mu marimbi mato mato yo mu mujyi ndetse no mu nkengero zawo. Ibyo ngibyo byarakomeje kugeza na nyuma y'impinduramatwara y'Ubufaransa, abantu bari bagishyingura ababo aho ngaho bakimara gupfa. Kugeza mu mwaka w'1860, aya marimbi yo munsi y'ubutaka yari amaze kugera ku buso bwa kilometero kare 300.
Kuri ubu habaye ahantu hasurwa n'abantu batandukanye kandi harafunguye kuri buri wese. Gusa hari ibice bimwe na bimwe bitagerwamo n'abantu. Kugeza mu myaka y'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itanu n'itanu, kwinjira muri ibyo bice byari biziririjwe kandi binyuranije n'amategeko. Gusa ariko hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo irindwi n'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani, abantu bamwe b'abashakashatsi bagiye binjira muri ibyo bice byari bikomye. Ibi byatumye ahantu hamwe na hamwe hagenda hahinduka mu bundi buryo butangaje. Nk'urugero, hari imyobo imwe n'imwe y'ubuvumo babonye banayihindura ahantu ho gukinira amateatre, amphithéâtre. Nawe tekereza kwicara mu irimbi uri muri sinema ari nako ufata icyo kunywa cyangwa icyo kurya cya nijoro. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nubwo bwose dukomeza kuvuga ko hari imva zo munsi y'ubutaka, ntutekereze ko ari imva nk'izo dusanzwe tuzi, aho abantu bacukura bakamanuriramo umurambo bakarenzaho itaka. Oya, ahangaha ni amagufa agerekeranye rimwe ku rindi, amagufa y'umutwe, amaguru, amaboko n'ibindi bice by'umubiri. Ugiye gusura aha hantu, ibyo byose ababibona imbona nkubone, ari nayo mpamvu hateye ubwoba kurushaho kuri ba bandi bagira umutima woroshye cyangwa abana batoya. Ariko kandi ni n'isomo rikomeye rikwibutsa ko uko waba umeze kose, igihe cyawe nawe kizagera. Waba wemera Imana ukarushaho gutinya ko wagerwaho n'urupfu, uri umunyabyaha, bityo ukarushaho kwicuza no kwigengesera mu buzima usigaje ku isi. Gusura Catacombs of Paris usabwa kugura itike y'amayero 31 ku muntu mukuru na 12 ku mwana uri hagati y'imyaka 5 na 17, naho umwana uri munsi y'imyaka 5 ntacyo yishyuzwa. Gusa nanone habaho no kugabanyirizwa bitewe n'uko wenda mwaje muri tsinda, abanyeshuri cyangwa se ikigero cy'imyaka murimo. Ku rwinjiriro hari amatangazo aburira abantu bagira ikibazo cy'uburwayi bw'umutima, abafite ibibazo by'ubuhumekero ndetse n'abana batoya. Kwinjiramo ni ukumanuka amayesikariye agera ku 131, naho gusohokamo nabwo ugomba kuzamuka amayesikariye 112. Harakonja cyane ku buryo kwinjiramo bigusaba kugenda wifubitse. Ugenda unyura mu gisa na koridoro ukikijwe n'uduhanga n'amamiliyoni y'amagufa y'abantu bapfuye kera agerekeranye, apanze neza rimwe hejuru y'irindi mu nkuta z'ibirombe byahoze bicukurwamo amabuye. Bivugwa ko hari abantu bajya binjira muri aya marimbi yo munsi y'ubutaka mu buryo bunyuranije n'amategeko, bakazimiriramo, amaherezo bakazapfiramo. Gusa ariko kugeza ubu urupfu rumwe nirwo rwonyine rwemejwe rwabayeho mu mwaka w'1793. Muri uwo mwaka hapfiriyemo umuzamu w'ibitaro bya Val de Grace. Bigakekwa ko yaba yarayobye inzira kubera ko nta rumuri yari afite, akazenguruka akaruha akagwa gacuho bikarangira apfuye. Nyuma y'imyaka 7 aburiwe irengero, yaje kubonwa yarapfiriye hafi y'umuryango wagombaga kumusohora. Icyatumye amenyekana nacyo nta kindi n'agafunguzo k'ibitaro yari afite ndetse n'indumane z'akajakete ke yari yambaye. Iyi nkuru nayo twakoze ku bana baheze mu buvumo bwa Tham Luang bwari bwuzuye amazi yakuryohera. Wakoze cyane, ngushimiye ko wabanye natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Gusa ntiwibagirwe subscribe, like no gusangiza abandi iyi video. Ufite kandi uburenganzira busesuye bwo kuduha igitekerezo muri comment. Salut à tout à l'heure.